Yes, reka tubasuhuza abakurikiye Karegeya Omar Pano, twizere ko mumeze neza cyane. Turabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro kuri iyi chaîne. Twongeye kubaha ikaze nanone ku biganiro tubagezaho buri munsi. Ndi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste, ari nawe CEO wa Karegeya Omar Pano. Yego. Wiyemeje kujya bagezaho ibiganiro byo mu bundi buryo mudakunze kubona ahandi. Kuri uyu munsi tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Muhaye ikaze, wiriwe neza? Murakoze cyane kandi shimire rwose abantu abakoze subscribe, abahora bakora share, turabibona tukanabishima. By the way, uburyo babyitabira, ngira ngo hari abankurikiranaga ahantu henshi hanyuranye, naho nzakomeza kujya, ariko umujyo wa Karegeya Omar Pano utandukanye n'uwizindi cano najyaga njyaho. So nuvuga ngo ibyo bakundaga ahandi bazasangayo mbivuga, ariko hakaba n'umwihariko wa cano yacu. Ntabwo ndi CEO komuteri, ni mu rugo iwacu twese. Uko muri umuryango mugari w'abarenga 2200, yego, turifuza ko mugera muri 3 bikagera muri 5 no mu 10 kuzamura cyane rwose. Uko muzagera mu muryango mugari niko muzajya muza no mugatanga n'ibitekerezo, tuvuge kuki, tubivuge gute. Ngira ngo mu minsi ishize iheruka twari twakoze ikiganiro cy'umwe mu bakurikira iyi chaîne n'ubundi nawe wari wasabye. Ndashaka kuzagikoraho na commentaire, kuko hari abantu bagiye bamaho commentaire bavuga uko biriya bigomba kugenda. Nawe agenda ambwira anashimira ko hari abantu batangiye kuma ama promesse pledges byo kuba bamufasha. Ngira ngo hari umaze kumwemerera imikenyero 2, n'abandi barakomeza kandi barakomeza bagire. Donc niwo mujyo nkubwira, bien sûr hari nabangira inama bati nujya mu by'uvugizi uzongera ugwe mu mutego, ariko nibaza ko nta birenze, kuko ngewe ari urwego umuntu agera ukavuga uti umuntu aneze umutego nkawugwamo ndi umuntu, ariko ntago nawugwamo ngambiri. So rero ntago byatuma ikintu mvuga ngo ndagitiye. Ni nkuko nk'ubu dukorana, hari n'ikiganiro kindi nshobora gukorera muri studio z'umuryango, nshobora kuzikorera n'ahandi. Rero ugiye ahantu hose ugiye wikandagira ntago byavamo. Kigeze uri kubanza ukumva wowe muri wowe, wowe muri wowe uruhare wabigizemo n'uruhe. Icya kabiri nuko nari nabemereye bwa bwoko bw'ibiganiro, nari nabemereye byose. Harimo ibitari guhita bikunda, burya umuntu turacyataguza amadokumentere, ndayategura ndayafite, ariko kuyategura ni kimwe, kuyasoma ni ikindi. Nabonye agoye editing. Oya, n'umurimo. Rero muri iki gihe cy'intangiro tugitaguza, nibaza ko amadokumenteri mfite script, nzareba uburyo wenda nazisobanura cyangwa nzisesengure, ariko gukora documentary nka zazindi z'abaprofessionnel biracyari kuri ko birahenze. So nuko excuse, ariko ntago birenze ukwezi cyangwa amezi 2 tutabishyize ku murongo. Ahari ubushake haboneka n'ubushobozi cyane rwose cyane, kandi ahari abantu ntihapfa abandi. Hari n'abandi bambwira ko nari naratinze, ariko nk'unihira igihe ntihira inzara. Byari ngombwa, abo nabo ni inama baba baduha gutyo. So rero ngira ngo Karegeya Omar Jean Baptiste, kuri no nshuro nifuje cyangwa se twafashe umwanya ngo twicare tuganire, kubera ko akenshi niwo bategurira ibinyura hano. Urifuza ko tuganira kuri case cyangwa issue y'Abanyarwanda bo muri Zambia. Ni issue yazamutse mu mpera z'iki cyumweru, niko navuga, nibwo yatangiye kugenda imenyekana. Amwe mu majwi nanjye nagiye numva, ndetse n'inkuru nasomye kuri Bwiza, bifite byinshi bivuga, ariko nziko cyangwa se wanyemereye ko hari byinshi uzi kuri iyi case cyangwa se ibi bintu biri kuba. Si ubwa mbere twumvise ibibazo kubimukira mu bihugu, si ubwa mbere twumvise ibibazo by'Abanyarwanda mu bihugu cyane cyane byo muri Afurika y'Amajyepfo, bikunze kuvugwa cyane. Kuri iyi nshuro rero numvise ari byinshi, numvise havugwa byinshi. Karegeya, umwanya n'uwawe, tuguhaye ikaze. Mbere na mbere, ibi bintu biziho iki, wabivuga gute? Mbizi mu rwego rw'amateka, mu rwego rw'amakuru, no mu rwego rwa politiki. Mereye ku rwa politiki, uzi ko biriya bice muri ano mezi ashize ya vuba, biriya bice nibyo byabonywemo. Uribuka ko hari abantu bakekwaho ibyaha bijyanye na jenoside.
notama hari uwafashwe ntuza Kayishema Fulgence yafatiwe muri Afrika y'Epfo ariko byavugwaga ko Brametse ubwo twabonanye imbere yavugaga ko hari umuntu yarokarije acuruza muri biriya bihugu yagaruka agiye kuvugana n'inzego ngo bamufate agarutse asanga yarimutse byanze bikunze si we wenyine nuko Kayishema we yashakishwaga na TPR ntabwo ari hari abandi bashobora kuba bariyo batashakishwa na Serge Brametse kuko mission ya TPR hari abantu bazwi gira ngo bari nka amadosiye 95 hanyuma TPR irangiye RMST isiga amadosiye agera nk'abantu 6 cyangwa 8 ku buryo mbese benshi barimo abatarapfuye baracyashakishwa iyo ni icyambere mu rwego rwa politiki kandi TPR ikorana na parike y'u Rwanda na leta y'u Rwanda na leta z'ibyo bihugu na UN niyo boss wa Serge Brametse procureur so bivuze ngo muri cadre politique kuba bije muri iyi periode hari gufatwa bakekwa jenoside muri biriya bice nabyo byagira kandi urabyibuka ko na nuriya mu president waho HH yaherutse no numvise nacyo kiri mu biri kuvugwa cyane bati yarebye politike y'u Rwanda uburyo nta bantu bazunguza mu mihanda bari guca abazunguzayi sinzi niba ibyo ni akantu gato cyane ariko reka njye mu mateka Abanyarwanda bari mu Zambia nkuko bagiye mu bihugu byinshi ibihugu byinshi bya Afrika nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bahunze bamwe bahunze intambara hanyuma bamwe baratahuka abandi bagumayo bagenda bajya kure uribuka haje gahunda za come and see go and tell kugiye cyabaye inyumba na Zambia yagezweho abo muri Zambia barazaga bakareba uko hano bihagaze bagasubirayo bakajya kubwira abagenzi babo yego iyo ni phase ya mbere hazaho indi phase Zambia igashaka urumva bitwaga impunzi uburenganzira bw'impunzi sinzi ni mu bihugu byose ariko nkurikije aho twaganiriye muri Zambia ntushobora gutunga umutungo utimukanwa uri impunzi yego bivuze ngo niba ugiye ugakora bagiyeyo basanga abantu barasinziriye mu mikorere n'ibigori buriya ibigori biza muri kano gace byinshi biva muri Zambia ariko bihingwa n'Abanyarwanda ko abazambia benshi bafite indi mirimo bibereyemo ibigori ibisheke mu mirima y'isheke insengero baragiye binjira muri ekonomi yabo urabona ikintu cyitwa imirima byo ewana noneho Zambia imaze kubona ko barimo batera imbere bari kugira uruhare muri ekonomi yaho bavuga ati ubwo haratagiye kuko Zambia imaze kugaragara nkaho abantu baho basinziriye Abanyarwanda bakajyayo bagakora cyane uhereye ku mpunzi zagiyeyo za 94 kugeza za 2 n'abandi bakahaguruka mu Rwanda bagiyeyo turabazi benshi bajyayeyo ama societe aba transport abagiyeyo mu ikoranabuhanga abagiyeyo gucuruza n'ubu baracyagenda naririyajwe hari n'iry'umwana wagiye muri corona so hariyo business hari n'abandi bafite business bari hano so kuba hari business ntabwo Zambia yashaka kubirukana ahubwo yarababwiye ngo umuntu ufite idangamuntu y'u Rwanda akagira passport y'u Rwanda turamwakira nk'umunyamahanga ukorera business muri Zambia ubwo kuri ibyo impunzi zose siko zabyumvise ukwirangamuntu bisaba kuza i Kigali muri NIDA ko ari n'ugeze kuza urumva hari n'abagiye batayifite ari n'ugeze kuza benshi abagiye imbere ya 2000 bose ntayo bafite ntayo na nyuma yaho kuyo indangamuntu dufite niza nyuma ya 2010 na kangahe hari n'uwo nigeze gufasha kubonera indangamuntu yaje ariko yari yaragiye nka 2007 baraza rwose baranamwohereza baramwihutishiriza yaje twabonanye kuwa gatanu twagiye kuri NIDA kuwa gatanu bamuha rendez-vous kuwa kabiri saa 4 twari tubonye indangamuntu tujya kuri immigration abona passport asubirayo icyo gihe noneho mu bintu yambwiraga byari muteye agahinda yavugaga ati turakora business zigakunda pe umugabo we yari umuntu w'umwenjeniyeri civil ukora ibiraro muri bira bice azenguruka ariko ikitwa umutungo utimukanwa imodoka nziza wayitunga ariko nta nzu nta kibanza nta samba abyumva hakaba n'ikindi burya duha agaciro gatoya uko batabyemererwa n'itegeko se uri impunzi nibishoboka udafite ariko bakabohereza ngo mugende mufate indangamuntu zo mu Rwanda muzane na passport zo mu Rwanda ku buryo ambassade barukonesa iyo uri impunzi buru wa HCR hari ibyo ubujijwe
iyo ugomba kuba mu nkambi aho leta icyo gihugu cyayigennye. harya noneho kujya gukora business mu mujyi bisaba kuba ufite icyanwa kigusohora mu nkambi aho impunzi zigenewe. icyo nibazo utararengaho umuntu ufite identite y'u Rwanda yemerewe kwideklara nk'impunzi? Biremewe afasha arewe ubuhunzi se igihe batabudekarara icyo si ikibazo cyane rwose. nari nzi ko cyane biterwa n'icyo uhunze n'uburyo, ariko ni fayiro bafungura fayiro baka abo ni abagiye kera promoma impunzi nshyashya uragenda ukavuga icyo uhunze ibibazo bya politiki n'ibiki umwihariko wawe. Yes ni nkeya. Okay nubwo bivugwa ko byahagaze ariko nta igihugu iyo kisobanuriye kirakwakira nta gihe impunzi zitagenda. Noneho rero iyo fazi baho abantu bakaza bakabona amarangamuntu bakabona pasiporo bagasubirayo bagakora business batuje. Yego iyo ni faze yabayeho nka zabiri uwo mudamu yaje 2013 amaze kubona pasiporo asubirayo. Akandi nari ngiye kubwubwira utaranca mu ijambo hari ikintu tworoshya ariko mu kinyarwanda n'umuco nyarwanda gusangira ibyishimo n'ibyago n'abavandimwe ni parti ni kimwe mu gice kigize umuco nyarwanda. Yego kumva rero ngo umwisenyereza wawe yashingiwe ntubutashye, kumva ngo sogokuru wawe yapfuye ntuhageze, kumva ngo murumuna wawe yabyaye ntuhari, kumva ngo mukuru wawe yagraduatinze ntuhari, ibyo ubwabyo ni icumu mu mutima, si ubuzima wakwifuza. Uwitwa impunzi rero ibyo ntabyemerewe. Ntushobora kujya gutaha ubukwe mu gihugu cyawe, dushaka kugira gute. Noneho uwo mudamu yaravuga ati turakora tudakora amafaranga akaza atari ko kabura umuyasangira. Umuntu wawe si hari se byose. Aravuga ati ngiye nafashe umwanzuro ndaza. Araza aboniranga mu passport nyirango ubu ngubu namwe bambwira ko ashobora kuba yaragiye muri Amerika. Iyo faze yabayeho barabifungura biranga. So bamwe wenda bashobora kuba bafite ibyo bikekaho baba barakoze muri jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se bakizirika kuba ugasanga mu itsinda mu muryango umwe harimo umwe ufite icyo yikeka ariko n'abagenzi bakicara bavuga bati mu Rwanda ugezeyo baku. So akaguma muri icyo kiganiro muri iyo dilema. Yego ubu rero aho bigeze nuko ikindi nuko diaspora bivugwa ko muri kira gihugu harimo abanyarwanda bagera ku 600. Ariko diaspora abizi abo niba bandi bafite irangamuntu na pasiporo. Yego abizi ukure diaspora yaho yitwa Silver Ndahayo yavuze ko batarenga 600. Ubwo abo nabafite muri data. Yego abandi ni impunzi abandi ni abasampapiye baraho. Ubwo nabari rekoni. Yego abari legalement reconnu. Abandi either n'abahasere kandi abahasere leta bifite aho yababwiye ngo mube. So none kugira ngo ube hanze y'inkambi udafite na pasiporo uw'impunzi ufite karangampunzi ari mu nkambi ufite indangamuntu y'u Rwanda yemerewe gusirikira. So kugaragara usirikira rero udafite iyo ndangamuntu y'u Rwanda cyangwa icyangombwa kiguhesha uburenganzira bwo kuba muri Zambia, abo nibo bari gufatwa. Kubera ko babizi benshi nkurikije uko uriya muhungu yambwiye ijwi babanze barikurikire. Reka tubaze dukinira ijwi. Yego komera cyane Karegeya umeze utese? Ejo bundi ku cyumweru cyashize bakoze umukwabo hano muri Zambia nyine muri Lusaka. Wari umukwabo ukomeye cyane ku buryo bafashe nk'abantu bagera kuri 500. Nuko wenda abavugwa nabonye kiriya kinyamakuru bwiza cyananditse ngo abantu 200 ariko ni abantu bagera kuri 500. Nuko ngo bagiye bataka mu nsengero bakagenda bafata abantu bari mu nsengero no mu mashopu abantu bafite ubucuruzi. Ariko noneho wabonaga ari umukwabo udasanzwe kubera ko n'abafite ibyangombwa barabafataga na n'ubu baracyanafunze, mbese ukabona ni ibintu utamenya. Ariko nuko ngo nk'ibyo nge nasomye ku kinyamakuru bwiza bavuze ko bafashe ngo ahantu hitwa Mandevu, ariko ubundi insengero zizwi 3 ubundi bafashemo abantu. Harimo urusengero rwaho hitwa Mandevu, hari n'urusengero rw'ahantu hitwa Cunga, n'urusengero rw'ahitwa Matero. Byari ibintu rwose bikabije muri iyi minsi. Ubona ubuyobozi butumva neza impunzi. So noneho hari impamvu ubundi ebyiri abantu baba bavuga zishobora kuba zarateye uriya mukwabo. No kuvuga ngo mu minsi ishize
leta ya Zambia yakuye abantu mu muhanda ishaka kubikora nk'uko aho ngaho i Kigali babikora, nta muzunguzayi, nta muntu ucururiza ku muhanda. Noneho muri kwa kwirukana abantu ku mihanda basenya utuntu tudafatika, abantu bose barigaragambya, bakora imyigaragambyo, baravuga bati twamaganye abanyamahanga, ati mwebwe muri kutwirukana mu muhanda kandi ariho dukura amafaranga tugatunga imiryango, ati mukareka abanyamahanga, mukavuga muti abanyamahanga iyo ibintu bihenze bo barakomeza bakarya, iyo inzu zihenze barakomeza bakazikodesha, kuko ninaho ibiciro by'ibintu nyine birazamuka cyane bikarakaza abaturage. Abaturage rero bagakora imikwabo basaba leta ngo kwirukana abanyamahanga. Ubundi iyo ni impamvu ya mbere. Indi mpamvu ya kabiri, abantu babikura ku ruzinduko perezida wa Zambia yagiriye aho i Kigali ejo bundi, bakabihuza rero n'ibintu byo muri Malawi, kubera ko ari ibintu biba birimo diplomasi cyane, nabo bakabona ko hari indi mpamvu ishobora kubitera, kuko hari abantu baba barakoze ibyaha kandi baba bagishakishwa muri ibi bihugu. Rero hakabaho gukora imikwabo, bagafatiramo abantu benshi, noneho bakagenda bacincuramo abo bakeneye. Ubundi ubusanzwe hajya habaho imikwabo yo gufata abantu badafite ibyangombwa, cyangwa kubera ko abantu benshi baba muri Lusaka baba bafite ibyangombwa by'ubuhunzi ko ari abanyamurenge. Iyo bagufashe ufite gate pass ni icyangombwa baguha nyine cyo kuva mu nkambi wenda ugiye gutemberera i Lusaka. Iyo bagufashe ugifite barakureka nyine, ariko noneho bagusanga uri gucuruza, kubera ko nta cyangombwa cy'ubucuruzi uba ufite, bagusubiza mu nkambi, bakavuga bati nta mpunzi yemerewe gucuruza, bakagusubiza mu nkambi, cyangwa se ukabaha agafaranga ukongera ugasubira mu bikorwa byawe. Ariko ibyabaye ku cyumweru byo byari birenze nyine, kuko mu bo bafashe nta muntu n'umwe wari wataha, n'abafite ibyangombwa n'abapasiteri n'iki, nta muntu n'umwe wari wataha. Agira ati ku cyumweru ngo habaye ikimeze nk'umukwabo mu nsengero eshatu zikomeye z'Abanyarwanda zisenga mu Kinyarwanda, batwaye abantu ngo bagera muri 500. Nawe yabivuze ntago bagarutse. Urabona ikinyamakuru buri bwiza bavugaga 200, abandi bakavuga 300, ariko uriyo we avuga ko bagera muri 500. Harimo n'irindi nyuma yaho tumaze kuvugana, ariko kwacezanga mugare baramanutse bahitanye umugabo wanje ngaha Alex mwarimu kuza arimo nakumarasha, barasaze ugare kwacezanga twatewe zanimoni. Nk'uko uyu mubyeyi yabivuga, umudamu uvuga ikirundi, we avuga ko n'uyu munsi kuwa gatanu itariki 4 imikwabo yari igikomeza. Yego nuza umurundi kazi. Yes, umurundi kazi. Noneho rero ibyo impamvu mbihuje, umukuru wa Diaspora nyarwanda ibahariya yavuze abo 300, yavuze 600 ko ari bo bazwi. Nyuma yaho avuga ngo ibyo bihumbi 600 byongerwamo ko irwo rusengero ruba rurimo abanyamurenge, abarundi n'abanyarwanda. Uje agafatwa bavuga ikinyarwanda. Yes, rwandofone. Abarwandofone baba muri Zambia nibo bari muri izo nsengero, n'ubu niko bikomeza. Abarundi bavuga ikinyarwanda, abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, abanyamurenge bavuga ikinyarwanda. Icyo kibigira benshi, kandi umukwabo ntushobora gutoranya ngo nicyo bagenda bareba. So bivuze ngo akandi abo bose nyine utafite icyangombwa passport y'igihugu yavuyemo, uwo ni uwa HCR, kandi uwa HCR hari abatarenga. Yego, nuvuga ngo hari mu kuvuga ngo mu magambo bake, yewe nk'umuntu uri gukurikirana iby'ikese ndi kure, nk'undi wese udukurikiye, ikintu numva ku makuru wabashije gutahura nuko abantu bari gufatwa ni abadafite amarangamuntu. uriya muntu wacu muri ririya jwi hari aho avuga ngo abo batwaye yaba bifite yaba atabifite aracyariyo. Ariko umukuru wa Diaspora uwo nguwo Silver Ndahayo we avuga ko nta kibazo barakira, yego, kibasaba kugira uwo barengana. Nuvuga ngo muri abo bagiye nta ufite bya bindi, nta uri muri 600, nta uri muri Diaspora nyarwanda. Bivuze ngo abo benshi
nabo ngabo bagengwa wenda nta seri cyangwa nabagiye mu buryo butazwi. Icya kabiri yavuze kinabitera mu bucuruzi. By the way abo bantu bagiyeyo batumye kira gihugu kibasha abantu benshi bakora muri business. Ariko iyo umaze kubona iyo ufite pasiporo y'igihugu cyawe no ku bandi ugera ugasaba ntuza permis de résidence ukanasaba permis de service de travail uburenganzira bwo gukora muri icyo gihugu. Sasa ukora business rero ahantu bigoraniye ukora business ngo bamusaba kwerekana konti iriho amadolari ibihumbi 250 by'amadolari ubwo ni miliyoni 300. So abo rero biganje muri izo sengero ni abandi bafite budget umutahe kapitali ya miliyoni 130 20 byo gushakisha akabari ka miliyoni 30 urabyumva 250 kugira ngo wemererwe none kujya muri business yawe miliyoni 300 z'amanyarwanda $250,000 niko uwo muntu wa diaspora yavuze kuri mikoro za BNB. Bivuze ngo aho harimo amananiza kandi abo abatayagejejeho ntibibabuza gukora. Abo rero nukwirwa bakwepa aribo bari muri ako gaco bose. Kandi amabwiriza y'icyo gihugu nyine uri ufite statut y'impunzi we ntiyemerewe kugira icyo akorera hanze y'inkambi. Gucuruza ni mu nkambi. Yajya gusohoka inkambi bakamuha igipapuro cyerekana ko ikibari. Bitewe n'iminsi kimara akaba yamara iyo minsi hanze. Ariko muri business ho reka urabira numvikana so rero urumva kugeza 250,000 sa amafaranga bodetse yose. Nta nubwo sinibaza ko n'umunyarwanda uyafite yakena kujya gukorera hari yayakoresha hano rwose. Washinga company washinga uruganda urumva harimo akajya gusa n'amananiza. So rero abakuzuza izo condition ni mbarwa. Sibese urabyumva? Oya ni mbarwa pe. Arizo izari zoroshye iso kubona passport zo vraiment ntacyo wikeka. Passport indangamuntu barazitanga ngenda bivuga nk'uwabibayemo. Hari umudamu waje ndayimushakira papa kuyimushakira namujyanyeho bazisaba aho bazisabira kandi baramwihutishiriza kuko iminsi 2 kwa gatanu kaza kwa kabiri hari nuri mu Rwanda ushobora kumara wenda icyumweru ariko baramwihutishirije na passport ahita yibona asubirayo. Abo abantu benshi nicyo bagombaga gukora. Uwaje muri ubwo buryo ari muri abo 600 ntago ari muri abo bafunzwe nubu kandi bagishakishwa. Ibyo bintu byose ndi kubyumva ndetse na background imfashije kumva neza uko ibintu biteye. Yego. Hanyuma ko bari kubiriretinga n'uruzinduko rwa president wabo mu Rwanda nge ntago ari uko mbyita warurangije ikibazo cyawe. Hari icyo kimwe no bavuga ati ari kwiga politike y'u Rwanda ashaka kuyishyira mu bikorwa. Abandi bati ubwo niba ari abantu bari muri iyo condition bagiye gusubizwa mu bihugu byabo by'umwihariko Abanyarwanda bagiye kugarurwa mu Rwanda. Wowe muri kwa gutera imetero. Yego ntabwo nzitera gutyo birasa n'ukuri ariko simbivuga muri ayo magambo. Niyo mpamvu nakubwiye nahereye ku ngingo ya politiki. Yego. Mwereka evolution y'ibibazo. Mwereka guhera muri come and see go and tell. Mwereka urubwo buryo bw'uwo mudamu yajemo n'abandi bakaza gafata ibyangombwa. Ibyo ni evolution. Imyaka 29 hari ibigenda bihinduka. Aba president barahinduka ariko na politiki zigahinduka. Abo bantu niba barakoze bagakora udafite ibyo yikeka yagombye guca muri iyo nzira nkubwira yo kuza gafata passport agasubira muri business yari. Sibyo se? Hanyuma rero niba iyo vuze ngo politike habarimo na diplomasi. Yego. Niba abantu barageragejwe ku buryo ubwo buryo bwose. Uriya mu president yaza mu Rwanda ataza. Uwacu yajya hatajyayo. Barabagerageje ku buryo hashobora kuvuga ngo none ageze izindi nkaba. Yego. Umva ntacyo yikeka akaca mu nzira zisanzwe burusho no gusanga bababwiye bati amabisi arari kandi ariyo. Ngira ngo hari n'Abanyarwanda bashoye muri transport yo muri kira gihugu. Amabisi ari yego. Bashobora kuyabaha akabazana abashaka. Abadashaka n'ubundi bakaguma muri ibyo bibazo byahari ariko ntabwo ari ikibazo kuba byagirana isano n'uruzinduko rwa president wabo. Birashoboka cyangwa ntibishoboka nge nta gihamya mbifitiye ariko nakweretse ko ari evolution ari dossier igenda yevuriwe. Sibyo uko yatangiye siko wigeze. Ubu nuvuga ngo we nibyo nigeze kukubwira ngo première fois laisse, deuxième fois passe, troisième fois casse. Tugeze kuri casse. Nibyo yibyo. Urumva nyine iyo bavuze ibaze abantu bafashwe ku cyumweru bagera muri 500 aho bari nta numwe uragaruka. None uriya mudamu w'umurundi wumvaga ko ari kuvuga ngo n'uwo mugabo wanjye baramujanye kandi n'umwarimu kano muri kano kagodio tumaze kumva. So urumva biracyakomeza kugira ngo hagaragare umuti. Nibaza ko wenda mvuze mu mvugo yahuranije
numva ashaka kurobanura urumafu n'ingano. Yes, uraburagize ngo yavuze vrai kuko ngewe iyo biza kuba ari ibintu ntazi, niba umuntu yemerewe gutega kaza akajya kuri nida akabona indangamuntu akabona passport yashaka akaguma ha cyangwa agasubira hariya, ubwo surumva utaza ni cya kintu byo kuvuga ngo yaheze mu kwaha ko ufite ibyo yikeka adashaka gutaha cyangwa se afite ibyo yikeka, ariko simamya ko abantu bangana gutyo bose ariko bafite ibyaha. Ni kwa kundi uvuga ngo mukuru wanjye niba ari bundihira amashuri ameza atya cyangwa yarandiye twarabanye simusiga, ariko ntumusiga afite niba afite ibyo yikeka nibyo ku giti cye. Ngwino ufate passport usubireyo mubane wowe uri legal. Yego. Nuko numva nabyumvise no mu mvugo yumvikana wakoresheje kuvuga ngo uburyo bwo gucagura urumafu munga. Yego. Birumvikana cyane. Kandi barageragejwe bihagije. Badukurikira ni bakuru barabwubatse. Nabonye audience nini tugira hano baregeje imyaka 18 barumva. Nizo nzira zaciwemo. Yego. Ntago ndi kwibuka imyaka neza, nkunda gutanga reference kuri inyumba kuko icyo gihewe ku gihe cye nibwo abantu batahukaga kubwishi kubera yarazi igipindi no kubasensibiliza. Nizo za gahunda Come and See Go and Tell, ngwino urebe subira yuvuge. Yego. Izo gahunda zabaye. Na Zambia yazabyabaye. Kugoragoza. Na Zambia byarahageze. Hari ibihugu bishobora kuvuga ko bitabaye, ariko Zambia byarabaye. Kandi hashize imyaka irenga 10 none kuri ino saha bati finaluma bigende biti aba bantu bite ntago Zambia ibanze bashaka gukora business bashaka kuba muri kira gihugu ariko bitwa either niba uri impunzi guma mu nkambi utumwe na HCR, niba uri umunyarwanda zana indangamuntu na passport bagufate nk'umunyamahanga ukorera muri Zambia, ariko impunzi yo kwinjira muri Rusaka ni ikindi kintu gikomeye kandi biri kuba muri iyo miji ikomakomeye. So ibyo ni bisanzwe ku ngamba, harimo diplomasi, harimo umutekano, harimo politiki, nta gitangaza kirimo. Yego. Reka dutegereze wenda cyane ibihugu bibanye neza. Yego. Ibihugu bibanye neza nuvuga ngo bigomba no kugira framework cadre bimanagingamo abanyagihugu babyo bamwe bari mu kimwe bandi bari mu kindi. Nuko mu Zambia uraha kuko birakonta ku mibanire mekoma umuntu akubwiza ni nkuko ndi umuturanyi wawe inkoko yawe ikagira ari wanje ubundi ikarari wawe tugomba kumenya uko tuzamanaginga amagi ayo yatereye iwawe nayo yatereye iwanjye. Oya nibyo byabaho se gutya tu. Iyo nkoko ni yacu twembi, tugomba kumenya uko tuyimanaginga nyine. Ese amagi nayawe imishwi niyo yanjye, ibintu nk'ibyo ifoko ko abantu baganira. So rero ntabwo ari ikintu kiremereye nkurikije amateka yacyo, ndabizana bashobora kubibona ukundi, ariko ngiye nkurikije inzira byagiye binyuramo. Nibaza ko nk'abagiye nyuma bafite indangamuntu nshya, naho yaba atarafite passport cyangwa se passport yongera ngo ambassade irayirivura, n'iby'indangamuntu birimo birigwa niba bitaramaze gukemuka, kuko hari abageze kubimbwira bari i Burayi ngo tubakorere ubuvugizi n'indangamuntu bayibonere kuri ambassade, nabyo bishobora gukemuka. Harimo ikibazo cyo kuba ugomba kubanza ukerekana inimero ya telefone ukoresha yo mu Rwanda, hari nk'abavutse cyangwa babyirutse bidahari, ibyo nabyo bishobora gukemuka. Ariko ni ukuvuga ngo nk'abagiye nyuma bo biroroshye kubona permis de résidence, ariko work permit yo iragoye niba ari business ushaka gukora, ariko akazi wagasaba. Ufite wa undi ufite $150,000 ashobora kuguha akazi ukemererwa gukora paswe ufite ya passport yo mu Rwanda ugakorera aho ngaho, ariko utagira namba ntacyo biragoye. Ni ukuguma mu nkambi. Reka twizere ko abari muri Zambia badukurikira n'abandi bazi iby'iyi case bazagira ibyo bongeraho kuri comment cyane rwose cyane, kandi bazabikore mu buryo bwo kubaka. Ushobora gusanga ari nka 25%. Muzabikore mu buryo bwo kubaka, batwunganire tumenye n'ibindi bibyihishe inyuma ibyo batekereza. Nabonye abantu bakora comment bavuga bati ese baba bagiye kuba deported mu Rwanda bakazanwa uko bakabaye. Ibyo nabyo ni inzira za diplomasi. Ibyo rero ntawamenya. Deportation nanone oya kuba deporta barabanza badeporte kuri HCR. Abo ikiraba ikibazo ni umuntu HCR itazi na leta ya Zambia ni y'u Rwanda bitazi, wowe ni automatic. Niko ntekereza. Ariko niba ari umunyenkambi ari ufite karanga mpunzi wa HCR baramusubiza mu nkambi.
umunyarwanda we numva nta kibazo ufite passport cyangwa indangamuntu y'u Rwanda we nta kibazo ariko undi uri muri Zambia umuyobozi wabo wa Diaspora ataragira icyo avuga ubwo nta urimo azibakeye urumva azibakeye kandi nawe areba ababaje kumureba yego nanone erega Diaspora ntibivuga usanga byo hari abagiye babifite ariko batari muri iyo Diaspora ibamo abantu bari muri iyo connection y'ibihugu byombi uri hanze y'iyo framework uri hanze y'iyo cadre ntabwo Diaspora imureba niyo mpamvu ubumva azibake pa raporo y'abariyo azi 600 abandi bakavuga 600 kuko hari abahaseri hari nabinjira gutyo bakideburuya hari abo barundi abo bideburuya bo deportation irashoboka ibyo byose biba biteganijwe n'amategeko ntago navuga ngo biraba gutya hashobora kuba n'imishyikirano cyangwa se haseri kavuga ati bose nabacu nibaye mu nkambi ariko gusohoka inkambi winjira mu miji naho bisaba ibindi kuva mu nkambi ujya mu mujyi bisaba ikindi cyangombwa icyo rero nicyo bari kubuzwa kuva mu nkambi ukajya mu mujyi gutembera birashoboka ariko kuhasiyeja ukahakorera business ntabwo bishoboka kandi uri impunzi voilà ndumva iyi case isa nkaho byinshi bisobanutse turagerageje tugerageje gusamarayizinga mu buryo bwo kubumvisha background ya case nyirizina kuko ntekereza ko nacyo kiri mu byari biri gutuma abantu bayibazaho isaga nk'iriho igihu cyane rwose abantu ntabwo bumva impamvu nyine byabaye gutyo abanyarwanda wayi abavuga ikinyarwanda wayi abaye kugoragoza uko kwivanga ko kwitiranya urumva umukwabu n'umukwabu erega mu nsengero baratwaye ikipe yose kandi abantu bari gusenga mu kinyarwanda ari bose n'abanyarwanda wavuga ngo wowe uruwahe ibyo bimenyekana kandi niba ari insengero zari hanze y'inkambi ubwo harimo n'abahasheri n'impunzi z'abanyekongo n'iz'abarundi n'iz'abanyarwanda ariko zabaga hanze y'inkambi ubwo rero bose icyaha ni ukuba utari mu nkambi kandi uri impunzi kandi bibujijwe kuba mu micungararo mu mujyi wa Rusaka cyangwa imicungararo yawo byo byanze bikunze ubwo rero kiraba gisigaye ni nko kuyungurura ibyo byiciro byose abanyamurenge impunzi z'abanyekongo hariya iz'abarundi hariya iz'abanyarwanda hariya abanyarwanda bahari mu buryo bundi butari ubwa gihunzi butari n'ubwemewe n'amategeko nabo bakabashyira hariya abemewe n'amategeko abo 600 ukuriye Diaspora uwo ntuza ndahayo Silveri yavuze ko nta plainte barabona nta uraza kubitabaza avuga ati hari umuntu wacu urahana bivuze ngo abo ngabo bari legale bo n'ubundi bari secure bari safe so rero Karege sinzi niba hari ikintu wakongeraho kuri no case tugasoza tukaba ari nayo tuvugaho gusa nta bindi bintu ushaka kwivanga nayo kongeraho birasaba ari cyo bashaka kongera kumbaza cyangwa navuga nti wenda Eida ubwo wenda sinavuga ngo twitege iki kuko nturi umunyapolisi wowe uri mu nshingano zabyo icyo twitega ni muri izo metero nagutereye paraporo ya evolution nizo ngendo nubwo imibanire y'u Rwanda na Zambia iteye iti ariko wenda icyo navuga nuko ntawantumye buriya iyo ukomeje gutinda mu magambo hari gihe wenda ushobora kwikandagira cyangwa ukiruma ururimi ariko niba iyo phase nkubwira yo kuvuga ngo mugende mushaka ibyangombwa muze mube hano nk'abanyarwanda baba muri Zambia iyo phase yabayeho kandi n'ubundi ishobora kuba igihari bagombye guca muri iyo nzira.